Ndabanukije bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Turashimira Imana iduhaye umwanya ngo tuganire, ni iby'igikundiro n'icyubahiro kugira ngo tubashe kuvuga kandi tuganira namwe aho muri hatandukanye. Rero Imana ibasha kubaha umugisha. Rero uyu munsi dushaka kuganira ijambo, hanyuma ijambo dushaka kuganira turavuga ijambo kugira ngo tubashe kumenya inzira n'ukuri, cyangwa tubashe kumenya icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Rero dusomye mu gitabo cya Yohana, turasoma Yohana ibice 14 umurongo wa 6, ariko abishoboye bashaho bahera ku murongo wa mbere, ariko dusoma aka karongo konyine. Aravuga ngo Yesu arababwira ati, inje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Iri ni ijambo Yesu yaganirije avugana n'abigishwa biwe, kubera yuko barimo baca mu bintu bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe hari igihe bageze bamubaza se bimeze bite, ese we urinde, rimwe n'igihe bahagije ko se abantu banyita nde, abantu bimeze gute. Hanyuma arababwira ati noneho rero, aravuga ati ntimuhagarike rero imitima yanyu nubwo bimeze bityo. Aravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo kwa data harimo amazu menshi. Usomye ku murongo wa mbere aravuga ngo kandi yaza kuba adahari bambabwiye. Hanyuma umwe mu bigishwa biwe bitaga Toma aramubaza ati noneho ko bimeze gutyo, ngaho rero tubwira inzira. Hanyuma ibyo biraba bihagije. Niko ugera no ku murongo wa 6 aravuga ati noneho rero ko bimeze, njyewe nzira kandi nje kuri nje bugingo. Bwana asifiwe. Iyo niryo jambo Yesu yababwiye. Amaze kubabwira gutyo, yari asa n'ubahaye ishusho y'icyo bari kuvuga, cyangwa se yari asa n'ubahaye ishusho y'icyo bari gushaka. Ndibuka igihe kimwe Yesu banamubajije, aramubwira ati, aravuze ngo aravuze ati ninjye mutima uva mu ijuru. Aravuga ati se uyu muntu bimeze bita, birasohoka ko yacanganyikiwe, kubera yuko bari bamaze kubona ko Yesu atangiye uyu turamuzi ni mwene Mariya, ni mwene Yosefu umubaji. Bwana asifiwe. Ariko abantu birabatangaza cyane ukuntu Yesu avuze ngo niwe mutima uja mu ijuru. Hanyuma yongeye kandi arababwira ati ninje nzira n'ukuri n'ubugingo. Abantu kandi bongera gusa no bacanganyikirwa kubera yuko bari babonye ukuntu Yesu ari umwana, ari umuntu usanzwe uzwi, ari umuyahudi uzwi, none bitangazwa n'ukuntu Yesu babwiye ngo niwe nzira kandi n'ukuri n'ubugingo. Bwana asifiwe. Hama niko rero abantu iyo bataramenya Kristo, nk'inzira cyangwa se Kristo nk'ukuri, rimwe na rimwe ibyo bakora babikora nk'aho basa nk'aho barwana n'ibyo barimo baracamo. Kubera yuko numenya Kristo azakwereka inzira. Bwana asifiwe. Numenya Kristo azakubera ukuri ko umutima. Bwana asifiwe. Numenya Kristo azakubera ubugingo, kandi azakubera n'inzira ikugeza kuri ubwo bugingo. Haleluya. Rero usomye rero kino gitabo kiza guhuzwa cyane n'ijambo twarebaga mu mategeko, cyangwa se igitabo twasanga mu buzima mu gitabo cy'isezerano rya kera. Usomye muri icyo gitabo cy'isezerano rya kera hari ibintu bitatu bigereranywa na Kristo. Agereranywa nk'inzira. Inzira igereranywa n'amategeko. Amategeko yari umushorera kugeza kuri Kristo. Umushorera rero niyo nzira, cyangwa se amategeko niyo akwereka inzira kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza. Niyo mpamvu Imana imaze kubona ko abantu batabashe kuyubahisha kubaho ubwabo bonyine, Imana ibazanira amategeko kugira ngo noneho ya mategeko babashe kuyubahisha mu Imana, bitewe n'uko amategeko azabafasha abayobore babashe kwitwararika, bamenye nk'uko Imana yari iri. Bwana asifiwe. Hanyuma rero Kristo aza kandi nk'ukuri. Aza nk'ukuri gute? Aza nk'ukuri kubera yuko aza kugira ngo yuzuze ibyo Imana yavuze. Bwana asifiwe. Rero ukuri ni byanditswe, ni bya bisate by'amabuye byari birimo mu isanduku ry'isezerano. Noneho Kristo rero aza nk'ukuri kugira ngo abashe kugira gute? Kuzuza ibyo Imana yavuze ku buzima bw'abantu, kandi abashe kugusobanurira ibyo utabasha kureba n'amaso, cyangwa se ibyo utasobanukirwaga. Kristo niwe ubasha kugira ngo abashe kubiguha nk'ishusho yayo yuzuye. Haleluya. Hanyuma Kristo rero niwe destine, cyangwa se niwe utugeza ku kazoza k'ibyishimo byacu. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ibyishimo, cyangwa usomye mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 umurongo wa 4 aravuga ngo mwishime iteka, yewe nongeye kubivuga ngo mwishime, reka ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Bitewe n'iki? Kristo rero nk'ubugingo
cyangwa se Kristo wuzuza inzira y'ukuri n'ubugingo, abasha kuguha ibyishimo zo mu mutima, ibisubizo zo mu mutima nk'ikigero kibasha kugira ngo tubeho mu buzima bw'iteka, aribwo buzima tubasha gutegurirwamo n'Imana kuzobaho mu gihe cyo kubaho iteka. Bwana asifiwe. Rero bavandimwe, niba dushaka kugira ngo tumenye inzira, niba dushaka kumenya iyo twerekera, niba dushaka kumenya iyo Imana itwerekeza, reka mbabwire, nta yindi nzira, nta handi twaboneramo agakiza uretse muri Kristo. Biravuga ngo nta yindi nzira tuboneramo agakiza uretse muri Kristo, nta yindi nzira tuboneramo gutabarwa uretse muri Kristo. Birashoboka, hari aho buca, hari ibyo ngo kwihimbira nk'inzira, nka wa muriro wahimbwe n'abana ba Aroni kugira ngo babashe kokereza ku gicaniro umuriro wa bandiya cyangwa se umuriro w'inkorano. Rero birashoboka ko kwihimbira umuriro wo kwihimbira inzira, ariko inzira nyakuri, inzira ikugeza ku gakiza, inzira ikugeza ku gutabarwa, nta handi wayikura uretse muri Kristo. Hanyuma rero turangiza, ndagira ngo mbabwire ngo Kristo yaritanze ngo tubashe kubabarirwa, Kristo yaritanze ngo tubashe kwakira urukundo rw'Imana, Kristo yaritanze ngo tubashe kwakira imbaraga z'Imana, Kristo yaritanze ngo tubashe gusobanukirwa ibyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Kristo kandi yaritanze kugira ngo tubashe kumenya abo turibo muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu irivuga ngo aravuga ngo noneho ubwo wakiriye Kristo Yesu wabaye icyaremwe gisha, ibya kera byaragiye, hanyuma watangiye ibindi bisha. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima waciyemo cyangwa se ubuzima bwo kutamenya Imana waciyemo bwararangiye, ahubwo ugomba kuba mu buzima bwo kumenya Imana muri wewe, ugomba kuba mu buzima bwo kwisobanukirwa, umenya uwo uri we mu buzima bwawe, kuko ibyo waciyemo byari bigoranye cyane, ibyo waciyemo byakunaniye, ibyo waciyemo ubuzima bwawe wageze uravuga ngo ntibishoboka, ntibikwiriye, cyangwa se byarananiye. Kristo niwe nzira rero, Kristo muhange amaso, Kristo muhange byose, niwe ubasha kugira ngo akugeze ku cyo wifuza. Hanyuma ndangiza ndagira ngo mvuge ngo hari abananiwe, hari abarira bakeneye akagakiza. Iki ni cyo gihe cyora ngo ubereke inzira, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo babwire ngo hari uwabapfiriye ku musaraba, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo babwire ngo hari uwabitangiye, hari uwameneye amaraso ku musaraba, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo babwire hari uwageza ku byishimo by'iteka, ari we Kristo watanze ubuzima bwiwe kugira ngo ubashe gukizwa, watanze ubuzima bwiwe kugira ngo ubashe kugira ngo ube uhuriho muri kino gihe. Ndibuka Imana ije gucungura umuntu, yabwiye y'imihana Adamu na Eva ndetse n'inzoka, yaravuze ngo wanzoka we, muri urubyaro rw'uyu mugore washutse hazavamo umwe niwe uzabasha kumenagura umutwe wawe. Ubu rero yari Adamu wa kabiri, Adamu utanga ubugingo, kubera ko biravuga ngo Adamu wa mbere yari umuntu wuzuye ubumuntu, ariko Adamu wa kabiri yaje umwuka utanga ubugingo. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, hanyuma Imana ibakomeze. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza.